Muraho neza, nizere ko muri amahoro, abantu bakomeje kudukurikira buri munsi ndetse bakomeje no gukora subscribe kuri iyi YouTube channel yanyu ibagezaho ubwino mu bitabo, especially the book of literature. I told you many times that iyi YouTube channel izagira abahereza ubusobanuro muri novels, novella, short story, poems, riddles, epigram, etc. Iyi YouTube channel iri designed mu buryo bwo kubasobanurira ibitabo biboneka mu isomo rya literature ndetse n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe igitabo cyitwa A Man of the People by Chinua Achebe. Iki gitabo uyu mwanditsi Chinua Achebe yacyanditse ashaka gukritika icyo bita neocolonialism. Iyo tuvuze neocolonialism ni igihe igihugu cyavuye mu bukoloni ariko ugasanga the influence of colonialist is still present. Ugasanga ibyo bagiye batwigisha gukora twe biracyadukandamiza cyangwa se turacyabikurikira. Mbere na mbere reka tuvuge kuri author biography cyangwa se ibiranga umwanditsi. Chinua Achebe is taken as a strong voice for African literature. Afatwa cyane nk'umwanditsi ukomeye cyane cyangwa se nk'ijwi rya Afurika mu buvanganzo. Uyu mugabo yavutse mu 1930 avukira ahitwa OGD, ni muri Nigeria. Papa we yamenyekanye cyane nk'umu evangelist ndetse akaba ari n'umwarimu. Ise yari umwarimu ari n'umu evangelist. Amazina ya Achebe yose yuzuye bamwita Albert Chinua Lomogu Achebe. Yize itangazamakuru aho yaje gukora kuri BBC mu mwaka w'1953. Yaje kumenyekana nanone mu buzima bwe igihe yanditse ibitabo birenga 300 kandi akabyandika muri icyo gihe. Ibyo bitabo byaje gutangaza abantu bituma bamwita the strong voice of Africa, ijwi rya Afrika. Uyu mugabo yakundaga kwandika ikintu cyangwa se akandika ibindi bintu bigaragaza reality cyangwa se bigaragaza ukuri kw'ibiriho. Uyu mugabo Chinua Achebe baza kumufata nk'umunyapolitike aho yashakaga kurwanya ubutegetsi bwa Nigeria, aho ubutegetsi bwa Nigeria bwashingiraga kuba barakundaga umwaduko w'abazungu. Umwaduko w'abazungu warashize ariko ibyo babatoje bakomeza kubikurikira birengagije umuco wabo. His writing are aimed toward a selective group of people in Africa, not only those who can read but those only educated above on the basic level who have enough money to purchase the book. Inyandiko ze zari zifite intego ku bantu bashobora kuba basoma no kuri abo bantu bose bize, ababa barize ubumenyi bw'ibanze cyangwa se abo bantu bakomeye bari bafite ubushobozi bwo kuba bagura ibyo bitabo. Paradoxically enough, his writing are probably better known outside his own country than in it. Ati inyandiko ze zamenyekanye cyane kurusha mu gihugu cye. Uko bazizi zimenyekana zamamara mu bindi bihugu kurenza uko mu gihugu cye babizi cyane. This idea of an aimed audience implies that Achebe wants countries with power and a say in the world to understand the lives of the people from his part of the world, West Africa. Ati nanone igihugu cye cyaje kumufata nk'umuntu ushobora kuba ashaka guhangana n'ubutegetsi, ariko abandi bakabibona nk'aho arimo aravugira abantu ku rwego rwa Afurika ndetse bizamushyikiriza kuvugira abantu ku rwego rw'isi. Uwo yari Chinua Achebe. Iki gitabo A Man of the People gifite chapters 13, 13 chapters. It follows straightforward narratives. Kiza kimeze nk'umugani. Murabizi yuko muri literature tuvuga ko umugani tuwita narrative. Dufite two types of narrative where we have short narrative and long narrative.
no mu buvanganzo nyarwanda niko bimeze, umugani muremure n'umugani mugufi. The narrator is Odili Samaru. Umubara nkuru w'iyi nkuru tumwita Odili Samaru, aza kuba ari nawe mukinnyi mukuru muri iyi nkuru. He is university educated intellectual. He chose to teach in the village school instead of good job because he is fed up with the corruption associated with the power. We see everything from his point of view. The novel is set similarities with Nigeria. Batubwira ko uyu mugabo Odili Samaru yanze kujya gushaka akazi keza, ahubwo agahitamo akazi ko kwigisha mu mujyi wari waribasiriwe na ruswa ndetse no kunyoterwa imbaraga cyane. Ati tuza kubona uyu mugabo muri point of view zigiye zitandukanye, aho agaragara nk'umunyafurika ariko ukomeye cyane muri propaganda, akaba akomeye cyane no mu mbaraga. Chief the Honorable or Mr. Nanga is introduced as Taitukura, man of the people. In the very first paragraph of the novel, he is also primary antagonist. Ati uyu mugabo Chief Nanga tuza kumubona muri iki gitabo nk'umuntu uri intellectual, umuntu usobanutse kandi wize neza, kandi nanone tukamubona muri paragraph za mbere agaragara nkaho ari antagonist. You know, antagonist ni umuntu uri different from protagonist. Aho tubona protagonist ni umuntu ushaka iterambere ry'abantu, naho antagonist is taken as villain, afatwa nk'ikigwari kuko aza arwanya. Mbahaye ikaze cyane, njye mugiye kubana ni Soundman the Teacher. Dutangirana umugabo witwa Odili Samaru. Uyu mugabo Odili Samaru batubwira yuko Odili is the protagonist and the narrator of the novel. Niwe ushaka iterambere ry'abandi bakina nkuru muri iki gitabo cyangwa se muri iyi novel, akaba ari nawe narrator of the novel. Ndavuga umubara nkuru w'iyi novel. Tugitangira, uyu mugabo Odili yasuwe na Ministry of Culture cyangwa se Chief Nanga. Chief Nanga is the primary antagonist or villain of the novel. He is a former school teacher from Anata who is also thought Odili. Ati uyu mugabo niwe antagonist wa mbere muri iki gitabo, cyangwa se nicyo kigwari cya mbere muri iki gitabo, aho ariwe washinze iri shuri rya Anata Grammar School, ariko kandi akaba yarigishije Odili. Dutangira aza gusura iki kigo. Akigera kuri iki kigo batubwira yuko Odili yamwitegereje ahita amwibuka. Kubera iki yamwibutse? Uyu mugabo Chief Nanga cyangwa se Ministry of Culture yari yarabaye umwarimu mbere yuko aba Ministre w'umuco, kandi yigishaga Odili. Baza kutubwira yuko Odili ariwe munyeshuri Chief Nanga yakundaga kandi yishimiraga cyane. Odili nawe batubwira ko akitegereza uyu mugabo ngo yahise asobanukirwa neza uburyo uyu mugabo ari corrupt, ari greedy, akaba ari na politician, kandi akaba ari responsible for anti-intellectual stance of the country. Ati yaramwitegereje cyane, aza gusobanukirwa uburyo uyu mugabo arya ruswa, ari umunyabugugu, ari umunyapolitike, kandi ko nanone yirengagiza inshingano ze, kandi akaba adashaka inyungu rusange z'abatuye icyo gihugu. He is charmed by Nanga's open and engaging manner. He also sees Edina, Nanga's could be second wife for the first time. Batubwira yuko yitegereje uyu mugabo cyane ngo asobanukirwa neza imico ye. Akitegereza uwo mugabo ngabona ari kumwe n'undi mukobwa mutoya. Uyu mukobwa Edina batubwira yuko ari umukobwa w'umukene cyane. Nanga yashakaga kumugira umugore we wa kabiri. Despite Odili protest, Nanga invited him to his house in the capital Bori for the holidays and promised him
to give him a scholarship for post graduation in abroad. Ati nanga aza kwegera Odili gatoya akamuganiriza, akamubwira uburyo azamujyana muri Capital, muri Bori, akamushakira 2 scholarships kugira ngo yige muri university. Batubwira ko Odili yabisamiye hejuru akabyumva kubera yuko muri Bori ariho yagombaga kujya agahurira na girlfriend wiwe cyangwa se umukunzi wiwe witwaga Elise. Had arranged to stay with a friend named Max. It is also several that Odili comes from comparatively well-to-do family and has a strained relationship with his father, former district entrepreneur, due to his several marriage. Ati batubwira yuko Odili yabyishimiye cyane, akumva yuko agiye kujyayo ariho azahurira n'uyu mukunzi we n'inshuti ye yitwaga Max. Ariko papa wa Odili yari district interpreter cyangwa se yari we munyamakuru cyangwa se uwandikaga ibinyamakuru muri district bari batuyemo, mu karere bari batuyemo. Batubwira yuko bari bafitanye strong bond cyangwa strong relationship iri hagati y'umubyeyi n'umwana, barumvikanaga cyane kubera yuko Odili umunsi ku munsi baraganiraga, akamutekerereza uburyo ashobora kuzashaka umugore ndetse agakora arrangement ya marriage yiwe, dore ko yari yarabigerageje abikora inshuro nyinshi ntibikunde. Odili goes to Nanga parish house in Bori, and Nanga and his wife, Mrs. Nanga, are very hospitable to him. Despite himself, Odili warms up to the charming man. Odili is impressed by luxury of house and life of a minister. He understands why people do not want to give up power. Odili learns about various things during his stay in the house. He sees the corruption of crows. Odili understands that Nanga, who is the Minister of Culture, knows nothing about his culture. He does not even know the name of the most famous writer of the country. He also learned about Nanga's numerous affairs. As Mrs. Nanga leaves for Anata with children for holiday, Odili brings Elise to the house to spend time with her. Nanga ends up seducing Elise and sleeping with her. This pushes Odili over the edge and he leaves the house angrily the next morning after declaring that he will take a revenge on Nanga. Batubwira ko Odili yageze kwa Nanga, agera aho Nanga atuye, ndavuga muri Bori hahandi bari bamwemereye ko bari bumujyane bakamushakira scholarship kugira ajye kwiga muri university. Yarahageze yitegereza umugore wa Nanga, yitegereza uburyo umugore wa Nanga ati akunda umugabo we, kandi yitegereza uburyo uyu mugabo yari ateyeho biramutangaza cyane. Yitegereza aho atuye, yitegereza ubuzima abayemo, asobanukirwa icyo kuba minisita icyo ari cyo. Batubwira yuko yasobanukiwe nanone impamvu abantu benshi baba batifuza kurekura imbaraga zabo. Odili yakomeje yiga ibintu byinshi cyane nyuma y'uko yari muri iyi nzu. Yabonye ko uyu mugabo koko ashobora kuba akunda ruswa cyangwa se arya ruswa cyane. Odili aza gusobanukirwa neza uburyo uyu mugabo nubwo ari minisitiri w'uburezi ariko atanazi n'umuntu wamamaye cyane muri iki gihugu, umwanditsi w'ibitabo. Ati si ibyo gusa, Odili yabashije gusobanukirwa neza cyane uburyo uyu mugabo akundaga kuryamana n'abagore benshi, haba abakobwa ndetse n'abamama bakuru. Ni umuntu wagiraga irari cyane ku buryo yaryamanaga n'abantu barenze umwe kandi afite umugore. Ati nyuma y'uko umugore we yasezeye akava aho ngaho agiye gusura umuryango wiwe ajyanye n'abana mu biruhuko, nibwo Odili yatekereje kuzana girlfriend we witwaga Elise kugira ngo aze babe bari kumwe
muri spare time, bari guspendinga time, ndavuga bishimana muri iyo nzu, kubera yuko Chief Nanga yabaga adahari n'umugore wa Chief Nanga nawe yari yagiye muri Anata Village. Mbibutse yuko iyi Anata Village ni hahandi cya kigo cyitwa Anata Grammar School kiri aho Odili yigishaga, niho uyu mugore yavukaga. Hanyuma uyu mugabo Chief Nanga yaje guca inyuma Odili, umunyeshuri we akunda cyane, ndetse kuri ubu basigaye banabana mu nzu imwe, aho yazanye Elizi bararyamana, kandi Elizi yari girlfriend wa Odili. Odili ubwo yari yagiye gusura inshuti ye Max, yaragarutse asanga umugabo Chief Nanga ndetse n'uwo yita umukunzi we, girlfriend cyangwa se fiance wiwe, aryamanye n'uyu mugabo Ministry of Culture ariwe Chief Nanga. Byaramubabaje cyane. Ibi nibyo byaje kuba intandaro y'uko Odili afata icyemezo cyo kuba yahangana na Chief Nanga mu matora, kuko hari hakurikiyeho amatora yo kwiyamamaza, kandi ayo matora yari yakurikiyeho bexpectingaga yuko Chief Nanga ariwe uzayatsinda, kubera yuko nta muntu wari uhari bari bahanganye. Odili yararakaye cyane, adecidinga gutekinga revenge on him. Aravuga ati byakwanga byakunda ngomba kuza guhangana nawe. Ese uyu mugabo yaje kubigeraho? Mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu, mukunda muri benshi. Njye mukomeje kubana ni Soundman the Teacher. Mbibutse yuko turi kureba plot overview cyangwa se summary of the book A Man of the People by Chinua Achebe. Kadukomeze. Odili goes to house of Maxwell Kulamo, his longtime friend who is lawyer. At Max's house, Odili initiated into a new political party named the Common People Convention, CPC. Ati Odili yafashe umwanzuro wo kujya gusura inshuti ye yitwa Maxwell Kulamo. Uyu ni inshuti ye bari baramaranye igihe kirekire cyane. Iyi inshuti ye yari ishinzwe amategeko, yari a lawyer. Nanone iyi inshuti ye yari ifite ishyaka ryagombaga guhangana na Chief Nanga mu matora ryitwaga CPC. Mu magambo arambuye ni Common People Convention. Ni Common People Convention, that is CPC. This party is backed by junior minister in the government. He meets several party members including Max's fiancée Ines, who is also lawyer. CPC wants a new political area free of all the corruption of Learning People Organization Party POP, to which Nanga also belongs. Ati iri shyaka CPC ryari riyohagarariwe n'umugabo bita Maxwell Kulamo, wari ufite umukunzi we witwa Ines, nawe wari umunyamategeko, nawe she was a lawyer. Bishyize hamwe na Odili kugira ngo bahangane n'ishyaka ryari riyoboye, kuko iryo shyaka ryari rirangajwe imbere no kurya ruswa cyane ndetse no kudakurikiza amategeko, ari ryo POP. Batubwira ko iri shyaka POP ari ryo Chief Nanga cyangwa se Mr Nanga, Ministry of Culture, ari ryo yari abarizwamo. Odili decided to contact Nanga in the next election and seduce Edina to take revenge. After his return to Anata, Odili goes to Mrs. Nanga's house to find out Edina's address. He goes to Edina's house and gradually tries to convince her not to marry Nanga. In this process, he really falls in love with this girl. Batubwira yuko uyu mugabo Odili yaragiye yegera Edina kugira ngo nawe yihorere. Wibuke ko uyu Odina ariwe wagombaga kuba umugore wa kabiri wa Chief Nanga. Yari umukobwa mutoya, ariko umukobwa uturuka mu muryango w'abakene cyane, ku rwego rw'aho Chief Nanga yari yaratanze inkwano kuri se w'umukobwa asa nk'ugura umuntu. Ibi ntibyari bikwiye. Uyu mugabo yakomeje gukoresha imbaraga ze
mu buryo budakwiye. Batubwira yuko Odili yagiye muri Anata gushaka address z'uwitwa Edina aho atuye. Igihe babonaniye baraganiriye, amwemeza uburyo adakwiye gushyingirwa na Nanga kuko Nanga ari umuntu mubi. Umukobwa aramubwira uti se nabihakana gute kandi yaratanze amafaranga kuri papa wanjye, urumva byashoboka? Ahubwo bangirira nabi. Ati muri ubu buryo Odili yari arimo kwinginga uyu mukobwa, byarangiye bombi bakundanye. Barakundanye kandi bakundana urukundo rukomeye cyane. Batubwira ko kandi Edina nawe atashakaga gushyingirwa na Nanga kubera yuko yari afite andi mahitamo yo kuba yahangana n'igitsure cya se cyangwa se n'ubugugu bwa se. Niyo mpamvu yagombaga guhitamo kugira ngo abane n'uyu mugabo. On another hand, the political situation deteriorate in the country political as the corruption of the various minister is exposed. It works as soon for the new CPC members who were waiting for such an opportunity. Things turn out rather tough for Odili when he declares that he will contest Nanga. Ati nibwo sasa ishyaka rya CPC Common People Convention baje gushaka uburyo batega Chief Nanga agatego, baza koherezayo Odili kugira ngo aze kuneka. Mbibutse yuko aya mashyaka yari yahanganye. Hari guhangana kw'ishyaka riri CPC ndetse n'ishyaka rya POP. Ishyaka rya POP ryari riyobowe n'umugabo bita Chief Nanga, mu gihe ishyaka rya CPC ryari riyobowe kuri ubu n'umugabo bita Maxwell Kulamo afatanyije na Inis ariwe girlfriend wiwe, agafatanya na Odili Samaru. Uyu mugabo Odili yakomeje guhatiriza, arimo kumvikanisha kuri uyu mukobwa ko atagomba gushyingirwa Chief Nanga, birangira abyemeye. Ariko nanone yagiye kwihorera kugira ngo aryamane nawe birangire, ariko birangira bakundanye. Nibwo sasa yaje kugira ngo ajye ahantu hari kubera inama ya POP, bari bateranye hari kubera y'inama kugira ngo yumve imyanzuro y'ibyo bari kuganira maze bazabikoreshe nk'intwaro ibarwanya. Muri iki gihe ibi bintu byose birimo kuba, umugabo witwa Odili yahise yirukanwa ku kazi ke. Yirukanwa ku kazi aho yigishaga. Papa we nawe bamwirukana ku kazi, ndetse na Edina bakanga se, baramubwira uti nutaduhereza uyu mukobwa tuzakwica. Ibi bintu byaje gucura iki? Ko byaje gucura umwuka ukomeye hagati y'aba bagabo bombi bari barimo guhangana, ndetse n'inshuti zabo zikagenda zibihomberamo. They think corruption is normal and when any of them get a chance they will do the same. Ati Chief Nanga n'abantu be batekerezaga yuko kurya ruswa ari ibintu byoroshye, ko umwe muri bo cyangwa se umwe mu bo bayoboranaga wagombaga kuba abonye amahirwe y'aho yakura ruswa cyangwa se yayibona, ko yagombaga gufatiranya. Only when Max told the people of Urua during election campaign that they should vote for Odili because he is their son and will be able to bring their share of nation cake, they decided to vote for Odili. Later, withdraw their support when the interest get in the way. Ati Maxwell yagiye muri Urua village kumvikanisha cyangwa se kwamamaza Odili, ashishikariza abaturage gutora Odili kuko Odili yavukaga aha hantu kandi yarasobanukiwe neza ukuntu umuco uteye, kandi asobanukiwe neza imiyoborere, kuko we yumvaga ko azarwanya ruswa bikavaho. Abaturage baza kumwemerera yuko bazahitamo gutora Odili. Odili aramamara cyane, abaturage bose baramukunda kuko yari umwana uvukira muri ako gace, kandi yari umwana ufite focus cyane ko ibintu yagombaga kuba azabishobora. It is revealed that Max himself took bribe from another minister named Chief Koko. Stay down. He did it because the paper he signed has no legal value and they need money to finance the campaign.
Odile is endangered and think Max committed a mistake, but Max gives him practiced reason. Byaje kugera igihe umugabo witwaga Chief Koko ari we watangaga scholarship muri Bori aza kwegera cyane umugabo witwa Maxwell. Maxwell yari inshuti ya Odile, kandi twavuze yuko inshuti ya Odile ariyo yari iyoboye rya shyaka ryitwa CPC, Common People Convention. Bamuhaye amafaranga, baramubwira ati uyu mugabo Odile wiyamamaza dushaka yuko kampeni yiwe muyikuramo, cyangwa se kandidatire yiwe muyiburizamo ntiyiyamamaze kugira ngo Chief Nanga bari buza gutsinda. Amafaranga yarayafashe ayakenyereraho. Akimara kuyakenyereraho, Odile yarabimenye biramubabaza. Maxwell aza kumubwira yuko muri kampeni yabo batari bafite amafaranga ahagije yo kugira ngo bize gukunda. Nibwo bafashe umwanzuro, aramubwira uti amafaranga nafashe twebwe tuzayakoresha tugura n'ibindi bikoresho bizagufasha kwiyamamaza, ntago niteguye kukugambanira. Nyuma yuko uyu mugabo amafaranga yafashe ngo agaragaza yuko atemewe n'ahantu byanditse n'ahantu yasinye, nicyo kintu yagaragarije Odile yuko bitizewe yuko azamuhemukira. Ariko se byaje kumuhira? Uyu mugabo baje kumutegera mu nzira, Chief Koko aramugonga ahita yitaba Imana. Yitabye Imana, inshuti ye cyangwa se wa mukunzi we twavuze witwa Eunice yafashe imbunda ahita arasa Chief Koko ariwe wari wamwiciye umukunzi. Odile goes to Chief Nanga's election campaign. Anata, out of curiosity, he's spotted in the crowd and Nanga's people beat him severely. He's also put under arrest on the first charge. He regains consciousness after a few days in the hospital. Uyu mugabo Odile yumvishe yuko Maxwell ibyo amubwiye ari byo, ariko ntiyabashije gusobanukirwa urupfu rwe ukuntu byaje kugenda. Bagitandukana, uyu mugabo yahise yicwa nk'uko twari tubivuze haruguru. Hanyuma we ajya kuneka, agiye kuneka baza kumuvumbura. Bamuvumbuye baramufata baramukubita ku buryo bamusize adafite n'ubwenge, yataye intekerezo ziwe. Nibwo sasa bamutaye ku muhanda. Mu kumuta ku muhanda aza gutoragurwa n'umukunzi we. Umukunzi we ariwe Edina akomeza kumwitaho. Baza kutubwira yuko iyi novo yaje kurangiraho Odile yaje gukanguka amatora yabaye, Chief Nanga yatowe. Bamubwira yuko Maxwell yaje kwicwa agonzwe na Chief Koko. Biza kurangira bityo. Byarangiye amatora atayitabiriye, byarangiye adatsinze ahubwo atsinzwe. And is not able to contest in election. Meanwhile, Chief Nanga drastically in the country. Max get killed by Chief Koko. People and the Eunice shot and kill Koko. After the chaos break out, the things violent men of the politicians start booting common people. Finally, the army stages coup, military starts, all political party is banned and the laws start. All the political party and the Nanga arrested. Max is declared a martyr and hero of revolution by the army. Edina and Odile reunite and decide to marry. Batubwira yuko byaje kurangira umugabo bita Chief Koko yishwe akicwa n'umukunzi wa Maxwell ariwe Eunice arashwe. Batubwira yuko Odile atabashije kwitabira amatora, yarakangutse avuye muri koma asanga ibyo byose byabaye. Ariko na Chief Nanga nawe ntago byamuhiriye, kubera yuko hakurikiyeho kudeta y'abasirikare baza bakuraho ubutegetsi bwose, we n'abantu be baryaga ruswa barabafunga. Iyi novo A Man of the People irangirira ahangaha. Batubwira ko Edina na Odile biyunze ndetse kandi bakadisayidinga gushakana cyangwa se kubana. Mbibutse yuko twarebaga summary of A Man of the People. Nge mwabanaga muri iki kiganiro cyangwa se muri iri somo ry'iki gitabo ni Soundman the Teacher. Keep making subscribes kugira ngo mubone andi makuru. Ndabashishikariza gukora subscribe,
like, share and comments. Ku banyeshuri biga ubuvanganzo, abiga LFK, LKK, HEL, abiga REG,